Ladies and gentlemen, ashobora kuba afite version yiwe azi ari ibintu maze rwose iminsi ntekerezaho nyuma y'ibyabaye ku Mavubi mu minsi ishize. Nsubiza amaso inyuma ndeba uburyo ki hari ahantu Imana igera ikifata nka gutya tu, ukayisenguka kubita mpamvu ukahonda agahanga hasi ukazamura ibitoki hejuru nka kwa kundi ikakwihorera. Aho ni umupira w'amaguru. Bon, let's say mu mikino aho Imana niyisubiza irumva ariko ikakubwira ati mwari mwabona abakinnyi bose amakipe yose ajya kujya mu kibuga akabanza agasenga ariko haba umutsinda cyangwa se bakanganya, ubwo si Imana bayumva isengesho. Aha rero niho hakwereka ko mu mikino mu guhatana akora imyiteguro, akora training, akora nyine hatsinda igihanganye. Igihanganye ni kiba ntabwo ari ikipe ifite abakinnyi bafite ibibero bingana ku kibi imirundi nk'iza za Pimola, no. Akora imyiteguro. So nkeka ko n'umuzima busanzwe ari uko twakabaye tutubaho umuntu agahora yiteguye ko isaha n'isaha ashaka kuvuga ikibazo, icyo kibazo ndagikemura nte, ugatekereza ingaruka z'ibibazo bitari byaba, noneho ukabona kwantisipa cyangwa se gutekereza hakiri kare ibisubizo by'ibibazo bishobora kuvuka. Mwifurije rero guhora witeguye kuko utazi umunsi n'isaha ibibazo bizavukira. Abakinnyi rero mu mpande zose b'abagore b'abagabo mwitegure, imyitozo ni ngombwa kandi kaze. Haba umwitozo w'umuntu ku giti cye uza gufasha umwitozo wa team yose, ya jeu collectif na jeu individuel. Ubwo ni training ni personal training cyangwa se collective one. So Imana ikomeze ibaho umugisha, yindi dusenga kumva igasubiza. Ubwo ariko ntabwo ariyo Mana y'abakinnyi disi. Sawa, bye.